Agahuranganira taga gakururaga bancuka garashize na mubiri n'igikanka gusa ninjye wizize. Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diabete, igicuri, indwara z'uruhu. Dufasha abagore batagira amavangingo, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, imihango idakamana batajya mu mihango. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango, Ibwanga cumu ya Nyamagana. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 078 54 08 252. Bangiriye inama kenshi nanga kumva yo. Ninjye wizize oh na na na. Abana dukunda Ishangi Radio TV ivugira ku murongo online. Abana dukunda Ishangi Radio TV ikorera ku murongo online. Tenasarishije abari beza basimburanya atamuka bwibwinda kazizi nicukuriye imva ziko ndi gukina none sida ndabona ingeze habi bigenje ne mama. Gahuranganira taga gakururaga bancuka gashize na mubiri n'igikanka gusa ninjye wizize nawe nshinja. Bangiriye inama kenshi nanga kumva yo. Ninjye wizize, ninjye wizize, ninjye wizize oh na na na. Natahaga kenshi nanyweye baba ucyumbi wanjye habaye nk'akabari. Abakobwa beza twararanaga sinababara. Nishinze imvugo z'abubu ngo na myaka 100. Nishora mu ngeso mbi ngo ndi kurya ubuzima yo. Abari bato nanduje nibagira ingano mwana we. Nicukuriye imva ziko ndi gukina none sida ndabona ingeze habi yo. Bigenje ne mama. Gahuranganira taga gakururaga bancuka gashize na mubiri n'igikanka gusa ninjye wizize nawe nshinja. Bangiriye inama kenshi nanga kumva yo. Ninjye wizize, ninjye wizize, ninjye wizize oh na na na. It's your boy like a Johnny, yeah, yeah. The Truck Slayer. Ya nshuti bakunze Ishangi Radio TV namwe bakunze Ishangi Focus TV, reka tukubwire ngo uyu ni wa mwanya mwiza wa wundi tukubwira ngo uri kumwe na Dr. Victoria muvandimwe wawe umwe uguhoza ku mutima. Hanyuma nshuti bakunze Ishangi Radio TV namwe bakunze Ishangi Focus TV, reka nkubwire ngo nkuko tugenda tubibabwira buri munsi turabakunda 5 kuri 5. Turabakunda 5 kuri 5, nayo mpamvu uyu mwanya twifuje kubaganiriza kugira ngo mubashe kumenya uko isi yacu ihagaze ndetse by'umwihariko mubashe kumenya n'icyo umuntu yakora mu gihe akeneye ko ubuzima bwagenda neza. Hanyuma rero nshuti bakunze Ishangi Radio TV namwe bakunze Ishangi Focus TV, iki ni igihe tubabwira ngo iyi ni gahunda nziza imwe duhora twifuza kubagezaho kugira ngo mumenye uko tubazirikana buri munsi. Turazirikana buri munsi kandi 5 kuri 5 kuko muri abantu b'ingenzi.
muri abantu b'umwihariko badasanzwe. Ni nayo mpamvu uyu mwanya twongeye kuza kugira ngo tubaganirize ibijyanye na gahunda by'umwihariko dushaka kubagezaho kugira ngo mu by'ukuri tubashe gusobanukirwa n'icyo umuntu yakora mu gihe akeneye by'umwihariko ubuzima buzira umuze. Kandi ubuzima buzira umuze nibwo soko y'amajyambere. Ubuzima buzira umuze nibwo soko y'amajyambere. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo nshuti mukunzi Ishangi Radio TV namwe bakunzi Ishangi Focus TV turabakunda cyane. Ni nayo mpamvu tubazirikana buri munsi, kuko muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umwihariko badasanzwe. Nayo mpamvu tukubwira ngo tugiye kuganira ku byigisho by'ubuzima, turakubaza ngo mbese waruzi ko ibi nawe bikureba? Mbese waruzi ko ibi nawe bikureba? Ni ibiki se? Mbese waruzi ko bikureba? Mbese ni ibiki bikureba? Turongera tukubwire ngo ibimera ni umwami w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. Ibimera ni umwami w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe, cyangwa se ushobora guhindura ubuzima bwawe. Cyane cyane iyo turebye isomo muri Matayo 11:28, Yesu aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure. Mwese abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure. Hanyuma twajya mu itangira igice cya 29, Imana ikavuga ngo dore mbahaye ibimera bize ibyo kurya byanyu bibatunga bya buri munsi. Ibyo kurya byo kubatunga bya buri munsi. Iyi rero ni Ishangi Company Limited, ifite intego 3: ubuzima, ubukungu n'ubwisanzure. Ifite ubuzima, ubukungu n'ubwisanzure. Ni kampani rero iboneka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, ikaba irimo ikorera mu turere dutandukanye tw'u Rwanda ndetse harimo umujyi wa Kigali. By'umwihariko ikaba yarateguye ibi byigisho kugira ngo buri wese abashe kumenya aho ava naho hagana. Hanyuma ndakubwira ngo mbese uyu munsi urabyumva gute? Nubona ibi byigisho ari byiza kuri wowe, nubona ibi byigisho bikunogeye, uzabihe n'abandi nabo babimenye. Ndimo kukubaza rero ikibazo kibaza ngo ni iki abantu batinya muri iyi minsi? Ni iki abantu batinya muri iyi minsi? Ese abantu batinya iki? Icya mbere, abantu batinya ubushomeri. Abantu batinya ubushomeri, inshuti yanjye. Batinya ubushomeri. Icya kabiri, abantu batinya muri iyi minsi batinya uburwayi. Batinya uburwayi. Icya gatatu rero abantu batinya muri iyi minsi ni ubukene. Umuntu ariga akagira amashuri, akiga rwose amashuri akayiga neza. Ariko igihe kiragera ugasanga mu by'ukuri akazi kahagaze, ugasanga byanze, ibyo yakoraga byanze. None se wowe ubivugaho iki? Mu gihe ufite ikibazo cyo gutinya ubushomeri, warize wararangije, ngwino mwishangi tukwigisha uko umuntu atangiza business yiwe ku mugaragaro. Tukwigisha uko umuntu atangirira ku kantu gatoya hanyuma akagera ku ndoto ziwe. Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya, kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diabete, igicuri, indwara z'uruhu. Dufasha abagore batagira amavangingo, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, imihango idakama n'abatajya mu mihango. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango, Ibwanga Cumu ya Nyamagana. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 0784 08 252. Ngwino tukwigisha uko batanga product zacu, hanyuma bikaba byatuma nawe bigiraho bikuvana naho bikugeza. Product zacu ni product zizewe, ni ibimera bidatakaje umwimerere wabyo. Ngwino tukwigisha uko umuntu abasha gukoresha ibi bimera bikabasha gufasha abantu, hanyuma nawe bikagufasha, bikabasha no kuguhemba mu gihe gito cyane, nawe ukagera ku nzozi zawe. Ikindi abantu batinyira muri iyi minsi ni uburwayi. Wowe rero uvuga ngo warize, ngo ufite amashuri, ngwino ubashe kwiga ibi byigisho neza, nurangiza ubihe bari abantu barembye, barushye kandi baremerewe. Hari abantu baremerewe, wowe urarushye kubera ko ufite ubukene. Urarushye rero, bari yabo bararemerewe kubera ko barwaye. Aho barwaye rero bakeneye kugira ngo wa muntu amaze gusobanukirwa neza yuko yaruhuka, abashe kubazira produit z'Ishangi, Ishangi Company Limited Rwanda. Bahe izi produit hanyuma bakire buri aburwaye. Kandi igihe runaka bazagushimira. Erega bazagushimira ndabyizera ko bazagushimira nshuti yanjye. Bazagushimira rwose kandi nawe ubyumva. Hanyuma icya kabiri, abantu bafite ikibazo cy'ubukene, abantu bafite ikibazo cy'ubukene bw'imirire mibi, bigisha uko nabo batangira kubaka system, bakaza ukabigisha nabo bakabasha kwinjira muri system, hanyuma bakabaho neza, imiryango yabo ikabaho neza.
ikintu cya mbere ugomba kubakorera no kubanza kumenya ko wowe ubwawe ufite ikibazo, ufite ibibazo ufite kandi bigomba kugira igisubizo. Icyo nicyo cy'ingenzi, ufite ibibazo kandi bigomba kugira ibisubizo. Ntuzavuge ngo ntibishoboka kandi utabanje gukoraho, kandi utabanje gukoraho nayo ngukoreho, kuko ntibishoboka ni muri umuntu wo gutsindwa. Ntibishoboka ni muri umuntu wo gutsindwa. Ayo ni amakuru ngo waje inshuti yanjye. Ntuzavuge ngo birananiye niba utabanje kugerageza, kuko birananiye ni igisubizo cy'abaswa. Abantu batinya ubukene, indwara, imibereho mibi ndetse n'ibindi. Ibyo byose nubwo babitinya biranga bikabageraho. Icyo dusabwa ni ukubereka ko hari uburyo bwiza, ari uburyo bwiza buzamwe n'Ishangi Company Limited kugira ngo babashe kwivana muri bwa bukene. Icya mbere turakwigisha business yoroshye, hanyuma umenye ibimera bidatakaje umwimerere wabyo. Ubwo buryo ni amahugurwa no kwihangira umurimo mu gihe gito. Turakwigisha ubumenyi bwa gakondo, ubumenyi bw'ibanze bubasha kukuzahura bukakugeza ahantu heza kandi cyane. Mu Ishangi Company Limited turakwigisha ubumenyi buvuguriye mu buryo bwa gakondo bujyanye n'igihe, kugira ngo nibura nawe ubashe gukora ku ifaranga. Tuguha ubumenyi bw'ibanze kandi by'umwihariko bufite ireme ku buntu. Turakwigisha ku buntu. Ushobora kubikora buri munsi, ushobora kubikora n'akazi wari usanzwe gukora, hanyuma ukagenda wubaka system yawe kugeza ugeze hejuru. Ngwino tukwigishe rero. Ushobora kuba umunyamuryango w'Ishangi Company Limited kandi ugahembwa. Ushobora kwigishwa uko batangiza business mu gihe gito, nawe ukayitangira ukayigeza no ku bandi. Mu Ishangi Company Limited birashoboka. Ushobora kwigisha uko wakwirinda indwara ukoresheje ibimera nyafurika, hanyuma nawe ukajya ubasha gukoresha ibyo bimera ukanabiha n'umuryango wawe, hanyuma bakagira ubuzima buzira umuze, no gusubira kwa muganga bikaba birarangiye. Ongera ubitekerezo neza. Ushobora kwigisha uko wakongera umusaruro uva ku guhinga ibyo uhinga mu buryo butandukanye, hanyuma nawe mu gihe gito ukajyana n'icyerekezo, ukajya mu buhinzi bugezweho bwatuma imirire mibi irangira. Ushobora no kubona amahirwe yo guhabwa akazi mu gihe cyose wamaze gukurikirana amasomo neza muri kampani Ishangi. Mbese icyo usabwa ni igiki? Nukuza tukaguha ubumenyi, ukaba umunyamuryango wacu, ukigishwa uko batangiza business byihuse, kumenya uko wakwirinda indwara ukoresheje ibimera, kumenya uko wakoresha amafaranga yawe make ukitunga ugatunga n'umuryango wawe. Ukwiye kumenya uko wakoresha amafaranga yawe make ukayashora akunguka. Icya mbere n'ubumenyi, kuko abantu bakosoma bo barahari, ahubwo wowe ntabwo bazi, ntuza aho bari, ahubwo wowe urashaka amafaranga kandi utayavunikiye. Kuye kwigisha uko batangiza business rero byihuse, kumenya uko wakoresha amafaranga yawe make ukitunga. Nubwo wumva ko bitashoboka, uzagerageze zimwe mu nama zitangwa muri kampani Ishangi maze uzabona impinduka. Reka nkubwire ngo rero uyu mwanya turakubwira ngo birashoboka cyane. Telefone ni yayindi 0785404252. Hanyuma ukatugana ku mashami yacu aho dukorera mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Ruhango ahazwi nk'Ibwangacumu ya Nyamagana hafi y'amashuri y'abaporoso. Dukorera mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete ahazwi nko muri centre ya Gaseke mu kagari ka Gaseke. Iruhande rw'isoko rya Gaseke genda urabona icyapa cyanditseho Ishangi Company Limited. Hanyuma aho ngo barahita bagufasha bakwakire utangire business nawe. Erega genda wige, kwiga n'ubuntu. Icyo usabwa no kuba umunyamuryango gusa byonyine. Telefoni 0784404252 cyangwa se 0782221248. Ushobora no guhamagara ya Tigo 0722508252. Ubundi hasigaye ukaza tukagufasha, tuzakwakira na yombi. Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diabete, igicuri, indwara z'uruhu. Dufasha abagore batagira amavangingo, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, imihango idakamana batajya mu mihango. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango,
ibwangacumu ya Nyamagana. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 078 54 08 252. nta handi ho ni Mwishangi Company Limited Healthcare. Ni ya company ivura ikoresheje ibimera biri naturel, ya company ifasha abantu kwihangira umurimo, ya company ifasha abantu ku mpano zabo bafite, urubyiruko rufite impano z'ubuhanzi, wowe ufite indirimbo wabuza aho uyisohorera, Ishangi twagushyiraho studio ikora amajwi n'amashusho. Ngwino Mwishangi tugufashe. Ishangi twagushyiriyeho studio ishobora kugufasha mu majwi n'amashusho. Ngwino tugufashe mu karere ka Ruhango. Ishangi twagushyiriyeho gahunda nziza yo kwamamaza ibikorwa byawe. Ngwino tugufashe mu karere ka Ruhango. Erega birashoboka, kubera ko ntibishoboka ni umuntu wo gutsindwa kandi birananiye n'igisubizo cyabaswa. Ibi ni ibintu byiza, ni ibintu kandi ukeneye cyane. Wowe urabikeneye, icyo usabwa gusa nta kindi, ngwino Mwishangi Company Limited Healthcare. Birashoboka rero cyane kandi wowe ubwawe ni ingenzi kubijyamo 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo rero aya mahirwe ntagucike, kubera ko birashoboka, ejo ntabwo araha, uyu munsi ni wo wawe, ugomba gutekereza uyu munsi rero. Nyuma y'igihe si igihe, kandi na mbere y'igihe si igihe. Imana ikomeze kugufasha kandi kugufashe gutekereza neza, bigufashe kubyumva neza. Uri kumwe na Dr. Victor, umuvandimwe wawe, umwe uguhoza ku mutima. Abantu ushaka guhamagara rero muhamagare, musobanuze nta kibazo. Ngiye ndahari kugira ngo ngufashe, ndahari kugira ngo nkunganire. Wewe witeguye kwinjira muri business, wewe witeguye kwinjira muri systeme, ngwino tugufashe, amarembo arafunguye. Ubushobozi ufite uko bwabungana kose, ngwino tukwigisha, hanyuma nawe ubashe kwifasha. Niba ushaka gukorana n'Ishangi, ngwino tugufashe, biremewe 5 kuri 5. Murakoze rero cyane, Imana ikomeze kuba umugisha, kugufasha kandi kugufashe gutekereza neza, bigufashe kubyumva neza. Uri kumwe na Dr. Victor, umuvandimwe wawe, umwe uguhoza ku mutima. Abantu ushaka guhamagara rero muhamagare, musobanuze nta kibazo. Ngiye ndahari kugira ngo ngufashe, ndahari kugira ngo nkunganire. Wewe witeguye kwinjira muri business, wewe witeguye kwinjira muri systeme, ngwino tugufashe, amarembo arafunguye. Ubushobozi ufite uko bwabungana kose, ngwino tukwigisha, hanyuma nawe ubashe kwifasha. Niba ushaka gukorana n'Ishangi, ngwino tugufashe, biremewe 5 kuri 5. Murakoze rero cyane, Imana ikomeze kuba umugisha. Kabana dukunda Ishangi Radio TV. Natwe abana dukunda Ishangi Radio TV FM ivugira ku murongo wa online. Natwe abana dukunda Ishangi Radio TV FM ikorera ku murongo wa online. Ubuzima bubabaje umubiri utonekara, urwaye unegekaye bavuga kutanakira, bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira, amahera arahera indwara irushaho gukara. Humuri horere hori Ishangi turahari, kubuvuzi gakondo buvuguruye bukiza, tuvurisha ibimera ibi bimera mu butaka, ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose.